Nsabimana Ernest niwe wasimbuwe na Gasore nibyo ariko nibyo muri Minefu yego ndumva ari wasimbuwe na Gasore. Sasa Dr. Nsabimana Ernest hari umukobwa uri kumurega ko yamuterese amwumvisha ko bazabana, umukobwa aragenda arabipfira ndetse aranabyitangira. Hanyuma igihe kirongora kigeze sinzi uko byagenze, ariko umukobwa ari kuvuga ati uranwa zana ifoto y'uriya mukobwa de aravuga ko yanamwangije isura ngo byamuteye ngo gupfa maranga mutima. Ira foto nyishaka yose igaragara Didi yishake urazana abantu imitwe wayishe subwo turabamenya. Umva kubanza ruregwa mu wahoze ari ministri w'ibikorwa remezo Dr. Ernest Nsabimana agashinjwa n'umukobwa uvuga ko bakundanye amwizeza kuzamugira umugore, nyamara birangira yishakiye undi. Nyirukurega akavuga ko kubeshywa byamugizeho ingaruka zirimo n'uburwayi budakira. N'urubanza rwabereye benshi urujijo cyane ko hari abavugaga ko bibabereye ubwa mbere kumva ibirego bishinja uwabeshya undi ibitangaza by'urukundo akaza kumwisubirana mu gihe undi yari yamaze kumwiyegurira wese. Sorry uko ikirego giteye rero yahurira koroza yo nkuru ntago. Muganga Chantal nawe ni muganga cyangwa diko yitwa avuga ko Dr. Ernest Nsabimana bakundanye bakiri abakene, bakaba bari bageze mu myaka y'ubukure ahagana muri 2010. Nyuma ngo baje kumvikana ko bagomba no kubana, bakazabanza cyakora guca no mu murenge, noneho ibigendanye n'indi mihango bikazaza nyuma. Uko ari babiri barabyumvikanye gutyo ngo Chantal abimenyesha n'ababyeyi bidatinze, cyakora yumva ko uwo musore yaba yishakiye undi utari we, agenda atanamubwiye impamvu mu gihe yari yaramaze kumwitegura kubera iyo ntimba yamuteye bimuviramo uburwayi burimo agahinda gakabije, akakoni evident, umuvuduko w'amaraso, guhinduka ku ibara ry'uruhu, ku buryo muganga yamaze kwemeza ko atabonye ubuvuzi bwa vuba no gupfa ngo ashobora gupfa. Muganga Chantal arega Dr. Nsabimana amushinja kuba yaramwangirije urukundo rw'ubuzima bwe ubwo yamwizezaga ibitangaza byatumye nta wundi musore akunda mu buzima bwe, kubera kutamenya ko harimo no kumubeshya, bityo agasaba ko urukiko rwategeka uwarega kumuvuza ingaruka n'ibikomere byatewe n'ibibazo yamusigiye, akamuha n'indishyi z'akababaro. Avuga ko nyuma yo kumusiga mu rukundo agashaka undi mugore, ngo yaje kuba umuntu ukomeye muri leta, agerageje kumusanga ngo amufashe mu burwayi yatewe n'ibihe bigoranye yamuteje, ntiyanamwakira, aranamubroka kuri telefone, ngo yajya muhamagara ntibikunde kugeza n'uyu munsi. Ibi byo ngo biri mu byo ashingiraho yisunga ubutabera kugira ngo bamufashe kurenganurwa avuzwe n'uwamuhemukiye. Inkuru irakomeza. Uregwa rero ntabwo yitabye iburanisha, gusa yahagarariwe n'umwunganizi mu by'amategeko witwa Maître Iyamuremye Maurice. Maître Iyamuremye avuga ko ibyo umukiriya waregwa yumva nta shingiro bifite, bityo agasaba urukiko kudaha agaciro ibimuvugwaho, akavuga ko ari ibigamije kumutesha agaciro no kumwambika isura itari iye. Aganira n'itangazamakuru nyuma y'iburanishwa ryamaze akanya, muganga Chantal avuga ko yareze Dr. Ernest Nsabimana amushinja kumwicira ubuzima, bityo akabasaba kuvuzwa ibikomere yatewe n'ako gahinda, agahabwa n'indishyi z'akababaro zo kuba atarigeze ashaka umugabo kubera uwamubeshye. Ntabwo yigeze ashaka, ntabwo yaravuze urukundo rwamuvuyemo, ubu ntabwo ashobora gukunda umugabo. Urumva aragira ati Dr. Ernest ariko yarashatse ibyo byo bishobora gusobanura ibindi. Inkuru yirekeresha nere sigaho kuko nagira ngo tugende tujijuka buhoro yirekeresha nere sigaho ibyivangamo komeza rata. Uyu Chantal rero aravuga ati Dr. Ernest yarampemukiye cyane, twakundanye twese dukennye, twumvikana ko tuzabana mu buryo buciriritse, tugasezerana no ku murenge, amikoro yazaboneka tukazakurikizaho indi mihango yo gusaba no gukwa ndetse n'iby'idini. Ntabwo rero namenye icyamuhinduye, kuko bidatinze numvise ko yazanye umugore, abikora atambwiye ngo yumve byibura uko nabyakira. Ibyo bibi yankoreye byatumye ngwa muri koma, yigeze kugwa muri koma, ndetse mbikurizamo n'uburwayi bwambayeho akarande, ku buryo muganga wansuzumye yanyandikiye imiti irengeje 400,000 y'u Rwanda. Akavuga ko rero icyabimuteye kugana ubutabera
ari uko abwizeye kugira ngo bumurenganure, cyane ko atiyumvisha na gato uburyo umuntu muzima yahemukira uwo yijeje urukundo nta gahato, imyaka 5 igashira bari muri urwo rukundo, akamubuza gushaka ngo akamubuza gushaka ngo azamutegereze, ntagire abandi aho urukundo, akarindira ubwo agira imyaka afite adashinze urugo bitewe n'ubuhemu yagiriwe n'uwo wamwijeje, bidashoboka bikamuviramo uburwayi budakira. Uyu wunganira muganga Chantal mu by'amategeko ashimangira ko umukiriya we koko yarenganyijwe. Arahari afite umwavoka Maître Maurice yunganira minisita undi yitwa Maître Butare Godfrey we yunganira Chantal, akavuga ko umukiriya we yahuye n'ibibazo bikomeye yatewe n'uwamwangirije urukundo akamwiyegurira wese, nyamara bikaza kugaragara ko yamubeshyaga ubwo yashakaga undi utari we, bityo ingaruka zavutse kuwo yabeshye zirimo uburwayi bukomeye, akaba agomba kuzirengera. harimo iz'amarangamutima, iz'umutima, izo mu mutwe, n'iz'uruhu. Urumva umuvuduko w'amaraso. Ariko umugore uriya mukobwa nakubwira muganga Chantal nibyo, ahubwo minisitiri ikintu yakoze, ubundi iyo uhemukiye umuntu wica ikiru, yari kumwegera akicikira akamubwira ati rero biranze, ntabwo byakunda, bijyanye n'ahantu undi mu gasongero, n'ahantu wasigaye upfiye mu bishanga, akira amafaranga ugenda ugura agafumbire. Nukurikira neza, hari ikintu kimwe rero muvana bagiye gushwana ataraba minisita, ahubwo kuba minisita mumenye ko yabanje kubaho umuyobozi mu mujyi wa Kigali, ava mu mujyi wa Kigali ajya muri Rura, kandi ibyo byose Chantal ari kutubwira aho mu mujyi wa Kigali iyo ni intangiriro yo gukomera. Mbere ya 2010 byakubanza kumenya Ernest yarari sibyo, yarari kuko we bakundanye banashwana ngo bakiri mu buzima bugoye agitangira kugafata. Ariko Chantal ndaza kwitandukanya aho gakeya dukuremwe amarangamutima hano, kuko bimwe mu byago umuntu ajya agira ni ugushaka utariteguye kuzakomera. Ni hahandi usanga mu rugo mwabonye abashyitsi bakomeye ukajya gutira umugore cyangwa se ukajya gutira umugabo, kuko kuri table d'honneur ntabwo uri buhicaze umuntu udakomeye. Ibyo bintu rero mariage y'uyu munsi irasaba calculations. Hajemo indi ngingo, agiye kuzanamo ya ngingo yo kuvuga ati twabujijwe uburenganzira. Ikibazo rero mba mfite kwa Jonathan ngingo, urumva Jonathan ni ukuvuga afite ibintu byo guhagika inkuru mu nkuru. We arashaka ngo haboneke umugore wo mu rugo n'umugore wo kuri table d'honneur, gitegura hakiri kare, asigaye amasegonda make tukajya n'abantu bagabanya amarangamutima. Iyi nkuru ikabirangiye wangaye, ntago yarangiye rukundo rutarimo imibare.